Banyarwanda muze duhimbe duhimbaza ibyiza rurema yaduhaye. Dore kwajya kurema umuntu atibagiwe izo nyamaswa ngo zimubere umutako utagira ukusa muri paradizo. Abajya mugambi tugambane turengere harya harengana hazarengera imbaga nyarwanda. Umva ngo zirihinda ishyamba rikanihira batindi bagashya ubwoba bazizi dusingiza akagera nziza. Gahoye bitanya na rutuku hagati ya Murambi na Muvumba indudu icyuya yamurenze amaso yamushize gahanga Kagera nziza urumutako mu Rwanda aratangira aravuga guzwa amagambo amushira munda ubwo mukubisa amaso sanga umugabo yakanzwe Kagera nziza arakomeza avuga igifaransa ubwo nanjye nkavuga ikinyarwanda ubuse gice duca amarenga arabona arahumeka Kagera nziza urumutako mu Rwanda ati wa mugabo w'amagambo yaranshiriye n'ubu nuko nguciye iryera nari ngeze ahamagara akizwa n'amaguru none irangobotse Kagera nziza urumutako mu Rwanda ubwo musubiza ntacyo ntinya niyuza kumenya ikinyarwanda wari kuvuga zikavumera ngwino mbikwere gushira agahinda Kagera nziza urumutako mu Rwanda mwereka pariki yose akagera kose aratangara aravugishwa biratinda atigenda Rwanda ifite umutako Kagera nziza urumutako mu Rwanda Mwereka y'amazi y'Akagera imvubu n'ingona bitambagira ibitwenge biramutwara nanjye gusubira nsaba Kagera nziza urumutako mu Rwanda uwo mukenke utagira ukusa iryo shyamba ry'ibiti byiza izo nyamaswa z'imico myiza arafotora arahimbarwa Kagera nziza urumutako mu Rwanda mwereka impara n'imparage mwereka ingwe n'urusamagwe mwereka inkura n'inkoronko arafotora arahimbarwa Kagera nziza urumutako mu Rwanda mwereka mitonzi tonzi imari mwereka rusine rwarika amavubi mwereka ibisiga n'inyoni nziza mwereka intare n'inzoka nziza Kagera nziza urumutako mu Rwanda no mu birunga twarahatashye iyo pariki itagira ukwisa isangamo ingagi nyinshi maze arareba ashira agahinda Kagera nziza urumutako mu Rwanda abuze icyo membuga amagatabi ansezeranya ko azansura inkuru nziza itaha i Burayi umuco mwiza usigara i Rwanda Kagera nziza urumutako mu Rwanda ati nagenze ibihugu byinshi ariko Afurika iteye ukwayo hari aho nageze hitwa i Rwanda maze imisozi igihumbi Kagera nziza urumutako mu Rwanda uwitwa uwanjye azahasure azahakura ubwenge bwinshi azahasanga indamutso nziza no kugwa neza mu birutuye Kagera nziza urumutako mu Rwanda
dore ngo zirakimbagira bigatinda bigatera agahinda zitakambira uwaziremye ngo zirinda bazitwikira bazitesha imitavu yazo. Mu mwaka wa 73 ni Borte Teni yashize mu Rwanda. Muri iyi myaka imaze yagaragaje byinshi by'umuco nyarwanda n'ubukungu gakondo. Bitibagiwe kandi no guteza imbere pariki z'u Rwanda iyo pariki mumva y'ibirunga muri Afurika yose niyo imbere. Mu mwaka w'igihumbi na magana urwenda na 25 niho yashyizweho pariki y'Akagera nayo iri muri Tumba ndetse n'Ikibungo ikabagabayo. Mu mwaka w'igihumbi na magana urwenda 34 niho yashyizweho. Iwacu i Rwanda dusanga nk'urugwiro imico myiza inogeye abadusura. Umushyitsi utugendereye yagirwa neza cyane agazimanirwa akanacumirwa. Kasanga imihamirizo imbyino n'ikinimba umuco n'ituze agataha anezerewe. N'ikimenyimenyi urukerereza rwacu rwageze i Canada ruhindukiye runyura mu Bubiligi ruhaciye umudiho n'ubu bararuhota. Hari mu mwaka wa 76 u Rwanda rwacu ruhabura ishema. No muri uyu mwaka wa 84 tugeze muri Kenya twerekana akazi. Rwanda
pariki